AI abantu benshi bari kuyikoresha ariko ntago bayizi. Nkuko Imana yambwiye ati dore kanze nkubwire gusobanurire bike muri byo hanyuma ibindi nzabikubwira. Ndashaka kugira ngo abantu benshi bagira ibyo bamenya babimenye hanyuma nzakubwira ibindi biri hanyuma y'ibingibi mbwiye. AI rero yo iri gufatisha abapasiteri n'abavuga butumwa abandi ndetse n'abahanuzi kuyifashisha mu gahanurira abantu. AI ni ikintu gikomeye cyane. Nagiye kubona mbona uburyo bw'inzu yubatswe ariko ari nk'inzu ya miviringo naje kubireba mbona ari nk'inzu ya miviringo ko Imana naje kumbwira ngo na amashami Satani yagabye ku isi mu buryo budasanzwe n'uburyo bwo kuyobora abantu mu mitekerereze. Iyo myuka mibi yinjiye nkuko Imana yaje kumbwira ngo n'uburyo abantu bazajya baganira na AI ariko batazi ngo bari kuvugana nande nindiri kubayobora batazi ngo nindiri kwigisha ibyo bintu nindiri kwa ibitekerezo nindiri kubabwira ngo bagomba guseka muri iki gihe cyangwa bagomba kugira gute na gute umunyabwenge yayibaza ikintu cy'ubwenge ikaba yamubwira ngo ntabwo ntekereza nta nubwo mvuga kugira ngo ataza kumenya ibanga rihishwe by'abadayimoni. Aho ngaho kuyibaza ngo ese uratekereza ugira ibyiyumviro ikaba yavuga ngo nta byiyumviro ngira ntago ntekereza. Umuntu udatekereza ikintu kitatekereza kidafite ibyiyumviro kikuyobora gute? TikTok live nzayigarukaho hari abazimi 80,000 binjiriye TikTok ku isi hose 80,000 kandi buri muzimu ahetse 15,000 buri muzimu umwe ahetse 15,000 by'abandi bazimu. Abo bazimu icyo bakora bareba bagenda bakarembuza babandi bihannye babandi bakavuga hari abantu bajya bavuga ngo zamuka ngo umuntu wakuyemo inda ngo nazamuke kandi social hariya no kuvuga ngo abantu benshi babahanyura ni benshi cyane kangare mazuko no murazamuye ngo babandi kora ko badafite umwuka w'ubwenge kora ko abadayimoni 80,000 buri muzimu ahetse abazimu 15,000 bazajya biramba muri babandi babirambemo bahore mu gihogere gusa social media bivuze nk'abantu bari kurukanga kuri TikTok batazi ibyo bagiye guhura. Umva ikigereranyo abafiyemeri Imana ibaha umugisha birinze n'ababyeyi badafite abagabo Imana ibaha umugisha birinze erega Imana igitanga amahirwe ya kabiri David umuntu ashobora gukora ibyaha atarakizwa akaba yanabyara n'uwo umwana nta kibazo afite. Yes ni byagacuka gakomeye kuduhitamo hano kuri Gonarike Plus amaro y'Imana akomeze kubana namwe. Njyewe nitwa David ninjye mugiye kubana muri kiganiro nkanakibura ariko nanone kuri kamera za Gonarike Plus turafite umuntu w'Imana turafite umukozi w'Imana turafite umuntu Imana yasize amavuta yasize igikundiro yahaye ubuhanuzi butavanye Imana ituma ku bantu benshi abahanuriye abantu benshi ibyabo bigasohora atari bya bintu byo kuvuga ngo umuntu araguhanuriye ngo uragira urategereza ukibaza niba waruvuganye n'Imana. Uyu ni umuhanuzi akenshi mukunze kumva ijambo rivuga ngo ku isi hari 7,000 itarapfukamira Bayali. Umwe muri byo 7,000 nicaranye nawe yitwa Innocent Rungano niwe tugiye kuganira. Rero nabatindeye cyane reka nakire Rungano menyero hano kuri Gonarike Plus. Rungano karame ikaze na karibu kuri Gonarike Plus. Murakoze Inosa nkuntu buryo usenga reka ngusaye n'ubundi nkuko tumenyereye ingeso hano kuri Gonarike Plus ku bantu badukurikiye barabimenyereye tubanziza n'isengesho ni karibu tukadusenga Imana. Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti uri Imana yo kwiringirwa Imana yo kwizerwa Imana itanga umugisha mu gino mu cyaro Imana yobarira ibyaha Imana itanga ibyishimo aho bitari Imana iyobora abayo kugera ku musaraba Imana yigisha umuntu kwihana ibyaha kazino kwa burundu Imana itanga ubwenge Imana itanga umugisha hose Imana ikunda abagufi n'abarebare. Turasenze ngo umugisha ku muntu wese ujya gutangira ikiganiro kandi akagisoza ntaba ari twe tuba mu kiganiro ube wowe muri twebwe kugira ngo bari cyumva bose bagira ibyo bakira kandi bikomeye. Lato talabi enemanda la shaidimna hai velantrosia dokua shandemanda imalantrebo shaimna hai le ventre de bashaimna andomenia tokila binido shaimna hai o riabobo shaimna siabani haya talabele telmla teleboshi enivai lotala binima dosia dove l'entrée d'akunda menia ola me esiva l'entrée bodushimne hai amen. Hanyuma nongeye kugwikaze na karibu hano kuri Gonarike Plus. Urakoze David. Ariko nanone reka banze gusaba kanya manze ntanga ku matangazo make yafite ubundi dutangire ikiganiro cacu
twisanzuye. Hanyuma ku bantu badukurikiye reka mbibiri banga iyo dusoje gukorana n'umukozi w'Imana ku muntu wifuza gusengana nawe dusiga nimero ye mu kiganiro nyuma turamubwira akaza kuyitubwira. Bivuze ngo usabwa gukurikira kino kiganiro cyose ukagisoza niba wifuje gana n'umukozi w'Imana cyangwa gusengana nawe. Ikindi kuri Gonareke Pictures tubafitiye serivisi nziza aho twabemeye kujya tubafotora ubukwe bwanyu, tukaba amafoto meza, tukabaheza na video nziza, ariko nanone tukabakwa na streaming live ku bantu babyifuza bari kure abo bashaka ko ibintu byabo bigaragara cyangwa se babikurikira online. Ikindi munyarike ku Jwi ry'Amahoro mukora subscribe, niba ugenda ukundi biganiro tugenda tukugezaho kuri subscribe, nusoza kwa subscribe ibiganiro tukunze gukora ubisharinga inshuti yawe ukunda, yatari inshuti yawe uramureka, ariko inshuti yawe ukunda uyisangiza bino biganiro. Bivuze ngo ubugomba gusangiza inshuti yawe ukunda kuko n'ibiganiro byiza dukora hano kuri Gonareke Plus ndetse no kuri ku Jwi ry'Amahoro. Hanyuma Innocent karame ndakwakiriye rwose nubwo nanjye Imana uyu munsi yanteye iteka ko ngakukwakira. Yego umuntu w'Imana n'amavuta y'Imana. Yego umusore Imana yasize igikundiro. Innocent Rungano rwose muhanuzi w'Imana njye mba nishimye. Kurya jivu nishimye cyane. Sinzi ko nabwira abantu ariko njye umunsi wose twakiriye aba ari umunsi udasanzwe kuri njyewe. Yego. Rimwe na rimwe nkajya nibaza kino kibazo nkunze kukibaza abantu nk'abantu batazi Yesu babayeho bati. Babayeho nabi. Babayeho nabi. Urabona Innocent mumurebe ubwiza bw'Imana bumuriho pe. Bumuriho ubwiza bw'Imana bumuriho pe. Amen. Igikundiro cy'Imana kimuriho rwose. Abantu batazi Yesu sinzi ukuntu babayeho. Abantu batazi Yesu babayeho nabi. Abantu bataramenya Yesu David babayeho nabi cyane. Sinzi si babayemo rwose. Murebe Innocent umuhanuzi w'Imana. Abantu bavuga ngo abantu badasenga ngo nibo babayeho neza. Uyu musore murabona hari ikintu abaye. Sibye ko abantu batagitambutsa amayerekwa. Oya bihorera abo bantu babi. Kubera iki mutakibona iyerekwa muvuga ati uyu musore abo bantu bihorera David. Yabo wanje. Bihorera abo bantu bihorera. Abo bareka abo ngabo buri hari icyerekezo Imana irimo yanshizemo. Gitondo kimwe ijuru rizakinguka kandi mu buryo budasanzwe. Imana isobanuye byitasobanuye. Abantu benshi bazatungurana bazavuga ati cyakoze. Yego. Ngeze kuri ako kantu gatangaza Innocent. Ariko ngiye ku bwanjye. Ngiye nk'umwana w'umuntu rwose. Muntu ako kantu n'umukobwa witwa Zawadi wakavuze ngo abafite yereko baritambutsa rwose ati ndacyari umusore. Brother David ntago bizi ntaguciye mu ryo uvuga. Muri ibintu byazana abadayimoni. Hanyuma tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana ariko na bino bintu bibiri ngombwa ngo tubanze tuganiraho. Mu by'ukuri hano ku isi hari ibintu tuba dukeneye. Yes. Kugira ngo urugendo rwacu hano ku isi rugirute rukomeze kugenda rumera neza. Nubwo rwose hano ku isi avuga kuti nta byishimo nta munezero haba. Isi idukubita tatubabareye Innocent. Isi imeze nabi. Iri gukana yacuritse iracuramye. Iracuramye n'abantu bari kugenda kuzamuka kugenda bahengamye. Ng'abantu bari kuzamuka bari kugenda bahengamye kuzamuka mu buryo bw'imibereho bw'amafaranga. Bari kuzamuka ariko bahengamye kuko hari uruhande batujuje batuma bahengamuka. Bari kuzamuka bahengamye saa kusaba kwisanga hasi. Ubwo ushatse kuvuga ngo ikiguhengama ni nkuru ruhande. Nshatse kuvuga ko abantu bose hari uburyo bari gukora wenda bikemera bikanakunda ariko kubera ko badafite mwuka wera isaa kusaha muri ikintu gihengamye kiba kidahagaze neza. Isaa kusaha rero gishobora kugwira ahantu kigize gute gihengamiye. Ubwo rero bazamuke bari menge kandi umunyabwenge numenya ngo ndabona hanga hahengamye reka ndebe ikintu mpashigikiza haringaniye n'ahandi. Kandi gushigikira urumva nyine mu buryo bw'umwuka n'amasengesho ashobora gutuma nyine uhagarara neza wemye ukameze niba wagiriwe amahirwe Imana yaguteye iteka ikagutiza ako kanya ko kuvuga ati mwana wanjye reka nkubakira ubundi buzima. Yego.
gerageza ushaka akantu gatuma Imana ikomeza kukwishimira. hari ubwo twigeze kuganira avuga ati nta bitangaza biguruka. Nta bitangaza biguruka. Ntabwo dukeneye ibitangaza biguruka. Reka sinzi iryo jambo niba uri kuryumva. Ndi kubyumva nibyo bitangaza biza mu wundi mwanya bikaba byabuze. Yego rero ibyo ngibyo kumva Imana iguhaye inzu ako gasanga iyo nzu nibwo iguhaye iguhaye mu madeni utazashobora no kwishyura. Niba iguhaye niba ugize ariko ibyo ntabwo bivuye ku Mana pe. Reka nkubwire ikintu kivuye ku Mana. Nyine hari ukuntu ujya gushima Imana ukavuga ati Imana shimwe ko nanjye ntuyi wanjye. Ariko wajya kure ugasanga amafaranga waguze iyo nzu ari mu madeni. Sibyo? Ari mu madeni. Yego. None ikindi wenda tunabyemera. Ushobora kujya mu madeni ariko Imana igategureza ubushobozi bwo guhita wishyura ko kanya. Sawa. Ariko se none igitangaza kigusiga mu bibazo ni kimwe n'umuntu ashobora kuvuga ngo ndagusengeye ikibazo cyawe kirakemutse ukajya gufata ideni ahandi ugiye kumuhereza. Ukajya gufata ahandi ideni ukajyana mu kanisa cyangwa ukajyana umuhanuzi. Urumva nta gipfuye nta n'igikiza. Nta gipfuye nta gikiza. Kandi buriya niba ari ikintu cyiza nukuza ibintu byose Imana yabikemuye. Yesu yajyaga niba ikuza ati nzaguha umwana. Umwana muzima ufatika. Yego rwose. Nokuri. Hari abantu bishabiki. Hari ikintu Imana yambwiye. Yarambwiye ngo abantu bose bishabikiye urukundo kandi Imana yarubemereye nyine rukaba ari urwabo ariko bakanishabikiramo izindi mbaraga ati gute. Yarambwiye ngo nzabwira abantu ngo umuntu wese washatse uwo bashakanye babanje kuryamana mbere yuko babana. Nubwo baba barakoze ubukwe nubwo baba barabanye uzabyihane nk'icyaha cy'ubusambanyi kubera yuko igihe cyose utabyihanye umwana wawe uzabyara azabanza kujya kwibonja hanze yongera agaruke afate kuri karagiteri yawe wabanje gukora. Abantu benshi kwirukana za karande. Ego za karande kugira ngo uzirukane rero zibyabaye mbere yo kushaka uzabisengere unasaba Imana imbabazi. Icyo ngicyo rero hari abantu batabyiza batanabyibuka gishobora kuzabarimbuza ugasanga ikintu cyose ibintu byose yarabyihaniye akora imirimo neza arasenga agira gute ariko icyo kintu muri fiançailles yewe n'uwo bari kumwe yibagiye kucihana yacise igisanzwe. Nyamara nubwo byabaye nushaka uzature nk'icyaha wakoze kitagaragara wishabikiye kuko utabikora gutyo hari urubanza kuri uwo n'Imana kandi ari umugabo wawe noneho kugira ngo none ari n'umugabo wawe nukubanza kucatura ugapfuka mukabwira Yesu bati Yesu mbere cyagihe muri ya myaka nirwaniye mu buburi. Ariko nk'abarakore bikigiye kubaturira ngo ni ikibazo. Oya we David we oya kwaturira mwaturira ngo ni ikibazo. Nehabwe David kwaturira umurokore ni nko kwihanira muri stade kandi muri stade nukuvuga ngo nugusohoka muri stade nugusohoka muri stade buri wese ari kuri imitsinzi cyangwa inzinzwi. Hari abantu usanga kuri live ukumva umuntu aravuze akabanika kandi kuri live nyine TikTok nzayigarukaho. hari abazimi 80,000 binjiriye TikTok ku isi hose 80,000 kandi buri muzimu ahetse 15,000 buri muzimu umwe ahetse 15,000 by'abandi bazimu. Ibyo bizimu abo ngabo rero birambye kuri social media by'umwihariko TikTok cyane. Urumva abo bazimu icyo bakora bagenda bakarembuza babandi bihannye babandi bakavuga hari abantu bajya bavuga ngo zamuka ngo umuntu wakuyemo inda ngo nazamuke kandi social hariya no kuvuga ngo abantu benshi babahanyura ni benshi cyane kangari maze uko no umuntu arazamuye ngo akazamura nk'akaganza ngo Imana imbabarire wamusura mu gikari kuba hari abantu bashinzwe bakoresheje imbaraga z'umwijima bashinzwe kumenya ngo uyu muntu bimeze bite Satana mwanditse bimeze bite na gute noneho uko abantu bari kugenda bihananga Imana babarira ubusambanyi ibare gukora baribye ibare baciye abagabo babinyuma sivyo bikarangire hari amahirwe Imana yari yabemereye kandi ahari ariko wa mwuka w'ubwenge babuze ubukwe bukaba burapfuye. Yaba ari kumwe na fiance wenda wabona afite na fiance ariko akavuga ngo Imana ibabarire rwose nakuyemo inda kandi uwo fiance we batararyamanye ndavuga ati ntawe njanye ntawe mbonye. Kandi no abo bantu kuri TikTok uwo muntu uramwumva yari umuntu wawe uramwumva uramwumva ubu ngubu nshobora kumwumva kubera ko yihariye ariko kubera ko umwuka w'ubwenge yawubuze nkamwanga ukamwanga n'ubukwe bwe bugapfa
urumva satani bya bihumbi 8 by'abazimu 80 by'abazimu biri gukora akazi na bya bindi 15 buri muzimu ahetse urumva biri gukora akazi gakomeye ugasanga umuntu arahari mu rugo ati Imana imbabarire ati nagiye hangaha amaze kugeraho ndanywa ndasinda kandi wabwiye umugabo ko atagira gute kutanywa kudasinda azavuga ati ibyo cambwe byose cyarambeshaga hariya ntagaraho kwihanira hariya no kuhagera ugasenga ukamenekera Imana ariko wavuye mu rugo iwawe mu nzu mu cumba cyawe wabanje kuririra Imana kuvuga ati Imana ngiye social media mwabazimu abazimu 80 buri muzimu ahetse abadayimoni 15 none rero hari abo watoranyije bazima babarira umuzana abazimu 80 baba kuri TikTok nibuka nka saa 9 nigeze gukanguka nsanga umuhanuzi umwe yateranyije abantu benshi pe bari bagiye nk'abantu 70 abantu 70 none umuhanuzi umwe abashyiraho none akavuga ijambo rikomeye ngo kanaka ngo yabyakana gapfuye ngo yabyakana gapfuye ego ngo tumutwerere ngo tumugumanye ngo yabyakana gapfuye kandi ugasanga abantu bari ahantu bagize ute batandukanye aha ngo kanaka ngo yabyakana gapfuye none umva ko nabivuga nka kana gapfuye none David iyo uwo muntu ari kuvuga ngo yabyangwa ngo nyirakana yapfuye akana gapfuye yabyakana gapfuye iyo ari kubeshya urumva si ikintu cyakiba babandi bakoze contribution bari kumufasha birangire wa muvumo winjiye mu miryango yabo bakaba bahura n'ibyago bitandukanye kuko babeshwe bagatera inkunga badayimoni bura niho gutera inkunga umutwe wabagize ba nabi ngo bakurwanye kubera ko umuntu aza akabatekera imitwe akababwira ati kanaka yabyakana gapfuye ngo tumutwerere nawe ukahita ntushishoze ngurebe kuko niho gutera umutwe abagizi ba nabi bagiye kugaruka kugira gute kugutera kuko n'ikindi gihe azahita avuga ati nyirakanaka ati hari imoto yagonze azahora avuga ibyo ngibyo gusa babandi kubera ko badafite umwuka w'ubwenge kubera ko babadayimoni 80 buri muzimu ahetse abazimu 15 bazajya biramba muri babandi babirambemo bahore mu gihogere gusa butagira ahantu ugira gute uburenga butagira nawe ugira gute buva kandi ubundi gusenga ukimara gusenga neza ubuzima bwawe bugira iki impinduka birashoboka ko ibyo umubiri utahita bibona ariko mu buryo bw'umwuka uhita ugira iki impinduka urumva David rero mu gihe impinduka yanze kuboneka mu kandi wasengeye wageze gutya nuvuga ngo hari ikirere uba winjiyemo ikirere cyanduye aho kuvayo hakiri kare numara kuva hakiri kare ubuzima bwa bukavaringa ubugire gute ubuhishe hari umugabo umwe wigeze uvuga ngo yatura ku muntu wari umaze kuvuga ibye bitari byiza urumva amaze kwatura kwako niko abarokora ariko abantu tugira ubwenge ni gutujya kwatura umurokore w'iki gihe umuntu mugenzi wawe njewe niyo umuntu avuze ngo arashaka kwatura ati ndumva umutima wanjye undiye ati sinzi uko nabigiye ati narashakishe biranga ngenda mubwira ngo umva nibushaka ntabwo unzi nta n'ugurambura ntabwo turahura gusa manza wicaro nawe ubwawe ngende yizeye pe nundi muntu ashobora kubwira ngo ari yizeye nkuko nawe nanjye nabikubwira ariko genda ubanze upfukame usenge birashobora kutarerekwa birashobora kutarumvijwe ariko umutima wawe nukwemeza ko ugomba kumbwira nka kwaturira ukanyaturira ngo ngusengere ubikore nutabikwemeza ubyihorere nunashidikanya ubireke ntubikore nuzana amakano ko gushidikanya mbimubwire se ngo ndabona ubyihorere ubireke ariko igihe cyose uziko David story hari umuntu yaransekeje n'umumama afite n'umugabo ngo yigeze kujya kwandira imbere y'umuhanuzi nyine kwa kundi yihana nawe akuvuga ati ikosa ryambaye nabyo ni mu gice kimwe kigize ubuhamya bwe angije avuga ati ngiye ikosa ryambayeho no kwatirira umuhanuzi w'umugabo mwaturira namubwira ati ngiye Imana imbabarire narasambanye pe atubwira ati Imana ikubabarire akimara kumwatura ako kanya iramubwira ati mpa nimero yawe avuga ati nzajya nkomeza ngusengera ngo byakurikiyeho ngo yagiye amutereta ahubwo none se azi neza ko umugabo ko yaje kumwaturira niko babigenda nabwo ni igice kimwe cy'ubuhamya bw'umuntu kirazira kuvuga intege nke zawe uzibwira umuntu udakijijwe niho kuvuga uruhande rwawe urw'imbaraga urw'intege nke zawe uri kubizibwira umwanzi muhanganye ni ukuvuga ngo rero igihe cyose bavuga ati Mana ati mukozi w'Imana nsengera satani ndi umunyantege nke imbere y'abagabo kandi iyo muhuye n'umugabo
akambwira ayo mbuye n'umugabo kumuhobera gufata umwanya tukicarana tukaganira namuhobeye nagize gute mbu munyantege nke bikarangira iyo ntwaro wamuhaye iyo password wamuhaye niyo azakoresha gukubita hasi cyane. Rero niyo mpamvu kubwira umuntu umufiyemere umuntu udafite umugabo kumubwira ngo ndi umusore nta fiance ngira ntaki nabwo iyo adakijijwe umuhaye password y'urufunguzo rwawe yakwinjira ubuzima bwawe bikarangira wari umugabo wari intwari bikarangira ahindutse iki intwarane. Niyo mpamvu rero umere yaratse kijamwe ati nge naramwaturiye rwose atangira kuntereta yego kandi nakijijwe kandi abantu benshi bashaka uzi abantu benshi bashaka aho baruhukira abantu benshi bashaka ko baruhukira ariko bari kubura ahantu bagira gute Davi bikambabaza disi ni wakwibakiba avuga ngo wenda niwe wenda akavuga ati ni Nyabingi wabinteye cyangwa rero kundi yabivuga ariko akavuga ngo mu izina ry'Imana ngo Imana yambwiye ngo kora ibi ngibi. TikTok iri haba daimoni abazibi 80 kandi buri muzimu ahetse undi muzimu kazi n'umuzimu 15,000 ngambwira 80 abazimu 80 buri muzimu rero ahetse abazimu 15,000 mu mugongo birishe yazi kuri TikTok social media. Bivuze nk'abantu bari kurukanga kuri TikTok batazi ibyo bagiye guhura. Umva ikigereranyo ni nka reka ntange ikizame gitoya. Umuntu wasenye kuri TikTok akahaturira akavuga ati ngi Imana mbabarire nakoze ibingi anyandikiye muri comment ambwiye ati ngi ngimara kwatura nabonye amahoro. Hago kari ingaruka ziza ziri kwirukanka nukomeza umva ni ingaruka zikomeye ziza zirukanka. Buriya uzi ko hariya ushobora kwatura n'ukundi narasambanye njya mu kabari ndumusinzi gutya kora ibingibi hari uzaca mu gikara avuga ati yo nari nzi ko wenda yungu nazamutereta nka tukabana mu nzu kumbe ni inkozi y'ibibi gutya ashobora no kubera nyira atanabikora atagira gutarika kanyerera mu gitondo kimwe kabagushijwe n'umuntu runaka sibyo ariko akajya ati rwose nakuye minda byarazambaguritse kambwira David urumva se wowe nawe ubwawe wowe wabyemera wowe wavuga ngo umuntu ugiye kumujyana. Rero niyo mpamvu buriya abantu bari hariya abazimu n'abazimukazi bahirunze shitani na shitaniya yahirunze noneho baragenda rukuntu babigenza. Hari n'ababa bafite amamitsingi hari n'ababa bari mu bapfumu akaba ari umupfumu byanyabyo afite twa dukono dufite uduke ari umupfumu byanyabyo akavuga ati muzamuke tubasengere. Inosa reka ngo sabe kino kintu reka tuzaze tuvugiye kwa abazimu 80 twumvise biba kuri TikTok. Yego naba 15 buri muzimu bagiye agira ute ahetse abazi gukora imibare neza basoje kuyikora bakavuga ati no TikTok mubare abazimu bahari ni ibihumbi nta n'umuntu uri kuri TikTok ushobora kubaka neza ushobora niba yubatse ntago yakubaka neza ni imyaka myinshi niba kiri umujene niba ari iki hari abo bazimu bagenda bamukurikirana paka bakamuzonga nimba mbeshya ntago Imana ibeshya bandika no muri comment batubwire reka tuzafata undi mwanya ariko kusa maze iminsi ni kubwira abantu ngo twumve twebe ariko tunige. Yego mu magambo yose twavuze byaje babaje kuba utgejeje kuri iyi saha nta kintu na kimwe urakura kumva ko nasetse ntago bihagije. Abafiyemeri Imana ibaha umugisha birinze n'ababyeyi badafite abagabo Imana ibaha umugisha birinze ariko nagira nkubwire ngo bamwe muri bo ntago ari beza ariko Imana ifite imbaraga kandi bamwe muri bo Imana ibarengera ibahagarareho Imana ibakomereza amaboko ibaha ibyishimo bidasanzwe kuko ari Imana ibikora rwose mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imana ishimwe. Yego hanyuma nanivuga ijambo nk'abantu batazi Yesu babayeho bate nandi kuvuga ati Inosa muri ko nagaragara ariho ubwiza bw'Imana. Inosa reka twizeye mu kiganiro cyacu gifunguye umurimo w'Imana uhagaze ute muri iyi minsi ngo twinjire muri topic y'umunsi ugiye kubwira abantu. Umurimo w'Imana umeze neza tunarashima Imana ko yaduhamagaye. Yego kandi kabitubereye maso kuko twita tubereye maso twayoba cyangwa se bikagenda nabi ariko kuko Yesu atubereye maso mwuka w'Imana akaba ari kuri twebwe aratubwira ati mwana wakambwira ati mwana wanjye hari n'ibindi 7,000 bitarapfukamira bari biri ahandi hahishwe nyine umuntu atapfa kumenya bari mu byaro bari mu mujyi runaka mu murwa bari n'ahandi bari ni Buraya pe Imana yahishe Imana yazigamye. Nakoze urugendo rwo kujya mu cyaro mba numva nishimye no kuri mba nishimye cyane kuko
muri abahanuzi bo mu cyaro nabo mu mujyi abafite mwuka w'Imana uburi connecte kandi buri mwuka w'Imana ntago arigenda ngo umuntu yarize ngo amashuri menshi oya ubundi iyo umuntu ari kumwe n'Imana kuko ntago ari uburi kuvuga abari mwuka w'Imana muri we ubugira gute ubuvuga kandi mwuka w'Imana ni uyobora iki ni uyobora umuntu hari aho uzasanga nyine mu torero harimo intambara nyinshi amagambo amatiku kandi ababikora ari abadiakoni ari abaririmbyi ari abakuru b'itorero ari abakuru b'ibihande ari abakuru b'itsinda mu kanisa ari abavuga butumwa ugasanga nibo bari kuzana iki ibintu bitari byiza gusenya umurimo w'Imana n'agase gusenya abantu biki abantu b'Imana kubera iki umwuka w'Imana ntabwo yari yaza barimo gukorera ku mwuka w'Imana nagira gute ntabwo yari yabazira ariko icyo nandi kuvuga mu mujyi no mu cyaro umwuka w'Imana uba ari umwe handi uwo mu cyaro ashobora guhanura akavuga ati bimeze gutya n'uwo mu mujyi agahanura ati bimeze gutya kubera iki Bibiliya iravuga ngo umwuka w'Imana urahamanya natwe kuko turi abana b'iki turi abana b'Imana ibiranga ko umuntu ari umwana w'Imana ntago ari ukubwiriza cyane no guhanura cyane ahubwo mwuka w'Imana uri muri twe arahamya neza anarabyemeza kuko turi abana b'Imana bra David nta wisha umutima we buriya uyu munsi niyo umuntu ataguhanurira atakubwira ngo iki Imana dukoresha ibintu bitandukanye kandi byinshi ariko David uzi uruhande rwo ushobora kuvuga ati nukuri ahangaha ndabona uyu muntu ngomba kumufasha mwuka w'Imana ari kunyobora ngira intege nkeya cyangwa asanga ndumva nakora ibi ngibi ubona hari uwabimbwiye neza Pastor Bana arambwiye ati hari ibintu bibi bitajya ruswa akareka ntaka Imana n'umutima w'umuntu n'ama wawe nturya ruswa buriya Imana ubugingo bwawe umwuka w'Imana uri muri wowe buriya bugingo duhumbe umwuka w'Imana duhaye niwo utuyobora wanabeshya ukumva ragwati shaka ko kwe uvuza biriya ndakuvuza biriya umutima wawe mwana rwose nekeze zawe zeho ziri yego iyo ari umuntu w'Imana rero ahita agenda agapfuka magabati Imana ndakwinginze mbabarira umuntu w'Imana ne yagiye kubeshya ikintu akahita noneho kumva iryo jwi rivuga ati ko giye kubivuga ba bintu n'ukuri tubata ndakosa ndakosa buriya Davis uri kureba sa buriya umwuka w'Imana ugendana n'ikintu bita isoni umwuka w'Imana ugendana n'ikintu bita isoni kubera iki kubera ko umuntu udafite isoni muri we umwuka w'Imana aba yaragiye kuko umuntu ufite umwuka w'Imana avuga ngo mbese ibi nimbikora Imana izagira ngo iki nicyo itatekereza Imana irambona cyo nicyaka kabiri hako se David w'inshuti yanjye kuko nabona nkoze ibi niyumva ngo nakoze ibi ngibi bizagaragara biti tutavuga ati mfase nshobora kujya gusinda mu kabari abajyayo ni mujyeyo abagira gute mujye ariko ngewe akareka sinshobora gukora ibi ngibi kubera iki mwuka w'Imana ari kunganise bu nta soni umwuka w'Imana bera umuntu nk'umubyeyi umubwira turamenye udakora ibi uramenye udakora ibi ngibi nikabameze kugenda nawe uko bukene uko bwije umwuka w'Imana hanyuma abantu bagenda baguhamagara umunsi ku munsi tugiye gutangira ikiganiro cyacu neza ariko manyanga icyo kintu kimanze kive ku murongo abantu bagenda baguhamagara umunsi ku munsi ngo ugende bafashe nusa abantu ko afite ibibazo byinshi noneho icyo nshimira Imana rero buriya ariko Imana igenyereka gahita ivuga ati uyu muntu mubwire ngo bimeze gutya hanyuma bimeze gutya ejo nimba ndapostinga amagambo y'Imana posting ariko ntago nzongera kubipostinga ndi gupostinga abantu Imana yakoreye imirimo n'ibitangaza Imana yavuze mu kwezi kwa gatandatu kwa gatanu ukwa gatandatu no kwa karindwi twinjiyemo bose banyandikiye baranje barapostinga bavuga ati mwana w'Imana warakoze kudusengera Imana iguha umugisha kandi icyo nshimira Imana David ndi imbere y'Imana no kwandika nanditse navuga ngo Mana uhabwe icyubahiro ko wabikoze kumvisha gusenga kwacu niba hari umuntu nigeze mbwira ngo ngaho retegura itura ry'ishimwe ngo bigire guto uwo muvumo ntawe nkeneye nta muvumo nkeneye nta byanduye nkeneye ibivuye ku Mana nibyo biramba kandi bigira agaciro gakomeye uko niko kuri David abantu babyumve neza twavuze ngo ntago dukeneye igitangaza kiguruka ntago igitangaza kiguruka ejo ntacyo dukeneye tugiye kucyamagana ingeje Imana agwaye imodoka ingeje wayigurisha yagiye ejo umuntu aguhaye ijana nabigucyuriye ejo umuntu ngo warenga ejo undi wabi oya ntago ibyo ngibyo wabi ijana ejo bundi nahise kubwira ejo bundi sinagwaye note yagiye ibihumbi by'ijana ibyo ni bitangaza bitose ibyo ni bitangaza mane dukora ibitangaza byumutse kandi abantu badukurikiye hano icyo musabwa no kwizera gusa no kwizera nuko turawamaganye uyu munsi urugushima ngo wariye ariko ugeze mu rugo ngejo bone ngo wabibuze wabonye umugabo ngejo bone mwatandukanye umva
wabonye umwana ngeje ubone ngo urabona ngo umwana yananiye ubundi umwana uvuye ku Mana abazi ugomba kuza afite discipline ukamushyingira akabyara cyane agaheka cyane ukaza ukabona abana babuzukuru bakini wawe mu mbuga nukuri ukabona abuzukuru bari kuza bagatera agapira mu mbuga waharyama akaza ati tumeze bite ni umwana uvuye ku Mana nukuri pe bana umwana wasengeye mu utwite sengera inda yawe sengera no mwana ibintu nabonye bambika abasazi bakabambika inkwefero umugore bakamwambika hajya n'iki kamba gikorera neza yego ikamba ry'ububyeyi nawe bakakwambika ikamba ibitangaza biguruka erega Imana igitanga amahirwe ya kabiri David umuntu ashobora gukora ibyaha atarakizwa akaba yanabyara n'uwo mwana umwana nta kibazo afite ariko wowe kubera ko nyine wamubyare mu byaha wowe ufite ikibazo ariko umwana nta kibazo afite ariko iyo ukihana ku Mana iravuga ati mwana wanjye ngo haya amahirwe yakangaye ya kabiri yaguha umusore yaguha umugabo byose irabikora kandi ikavuga ngo uzankorera uruwo nishimira kandi nkunda uko niko kuri cyane Imana ibikora kandi mukazabana mukazasazana neza Imana ikabikora muri iki gihe ibintu bihari ngo amadivorce ibintu byakaze ariko abantu b'Imana nta divorce oye ntago dushaka umuntu ngo nasenze ngo Imana nyemerera ubukwe sanze umugabo ngeje ngo divorce ngo ariko ngo ngiye ngo narashingiwe ngo nose ko ntabyari iwacu ngo nubwo natandukanye n'umuganga ariko nabyare ku mugabo ibyo ni ibiki bisobanukiramo hagati n'iki Imana yatanze amahirwe David umuntu yabyara n'abana batanu Imana ikavuga ati reka nkwibuke kandi mu bana batanu bose bakabumugisha umusore umujyanye akabumugisha cyangwa se umugabo umujyanye akabumugisha kandi noneho Imana igakomeza isezerano kuzageza cyagiye Yesu Kristo agarutse umuntu atarava mu buntu bw'iki mu buntu bw'Imana sinzi uburyo abantu bareba Imana sinzi uko abantu bareba Imana bari abakobwa barirara mu bihe nk'ibi ngibi barabura abagabo abafiyemere n'abagore badafite abagabo baze kubona abasore ibi nkubwira n'ukuri igihe turimo rero ntago ari igihe cyo kwirara mwa bakobwa mu byumve mwaba mama mu byumve si igihe cyo kwirara ngo byararangiye ngo ubundi sindi kuramira iki umuntu w'Imana ahora afite amahirwe ntavuga ngo ntago nico ndi kuramira aravuga ngo Mana ubwa mbere amahirwe narayabonye nyapfusha ubusa ariko yanga ugiye kumuha kabiri sindi buyapfusha ubusa musiga yangani sindi buyapfusha ubusa sindanambaho cyane rwose nago dukeneye bitangaza biguru ku bantu badukurikiye munyandikire muri comment mumbwire ku bantu bakurikiye kino kiganiro bageza nka kuri uyu munota hanyuma Innocent uyu munsi wambwiye ngo hari ikintu tugiye kuganiraho ikintu gikomeye cyane bambwiye ko tubuze kuganiraho kijyanye n'ikoranabuhanga ukurikije nuko Imana imaze iminsi bikubwira ndagira ngo noneho twinjiye muri ako kanya kugira ngo n'abantu badukurikiye tubakure mu rujijo ndaza ko kugira ngo tuze kuganira kuri AI ntago ari kuganira bisanzwe hako ni mu buryo bwa mwuka wera bwa spirit AI abantu benshi bari kuyikoresha ariko ntago bayizi AI abantu babyumve neza ni artificial intelligence ni ubwenge buhangano ni ubumenyi buhangano artificial intelligence ubwenge buhangano yego artificial intelligence nubwenge buhangano yego David rangewe icyo nkundira Imana igiza ikanganiriza ariko yanganiriza kambwira agenda bivuge nanjye nkashira amanga nkabivuga buriya abantu benshi bari mu bigare abandi bazazira ubusa kubera kutamenya no kutareba kure no kutagira amakenga ngo tubona hisi iri kutwerekeza ngahisi yerekeye ngo twerekere aho ngaho buriya iyo umuntu atazi yagiye arayobagurika ariko iyo umuntu azi yazi icyerekezo cye ntago yobagurika yego kandi iyo umuntu ahururanye n'ibihurura ahura n'ibibazo ibyari kumukiza bikamwica cyangwa se ibyari kumwicisha bikamukiza bitewe n'ubwenge yagize gute yagize no kwebusabye Imana Bibiliya iravuga ngo niba hari ubuze ubwenge muri mwe abusaba Uwiteka Imana irabumuhereza Imana ishimwe mu bihe nk'ibi ngibi rero abantu benshi babuze ubwenge kuri AI naje gutangara nkuko Imana yambwiye ati dore kanze nkubwire gusobanurira bike muri byo hanyuma ibindi nzabikubwira ndashaka kugira ngo abantu benshi bagira ibyo babimenye hanyuma nzakubwira ibindi biri hanyuma y'ibi ngibi nkubwiye AI nagiye kubona mbona abantu benshi abize n'abatarize bari kuyikoresha
bari kuyirukanyiraho batayizi bari kuyikoresha. Ni nko kugenda ukambuka umuhanda utarebye, iyo ugize amahirwe urambuka wagira umwaka imodoka ikagukubita, kandi ubushaka kwambuka ugire hakurya, kandi hakurya hari ibyo urarikiye kugira ngo ubisangeyo, cyangwa se ahantu ushaka kwerekeza. Rero nagiye kubona mbona abapasiteri, urubyiruko, abakobwa iki bari kwigira kuki kuri AI. Muko Imana arambwira ngo none se AI ati ko abapasiteri bayikoresha, yigisha ubusambanyi, ikigisha ubusinzi, ni gute umuntu yanywa nyinshi ntasinde n'iki yakora? Akabaza AI. Ni gute naryamana no dukundana cyangwa n'undi muntu nkageza ku byishimo bye? Akabaza AI. Ni gute nabwiriza nkabwiriza mu rusengero? David byambabaje. Ngeze kwa ino jambo ngo ni gute nabwiriza mu rusengero? Ni gute nabwiriza mu rusengero abantu bagafashwa bagataha bishimye, ariko atari ugutaha bagize gute bakijijwe. Ikavuga ngo wabwiriza aha, ukabwiriza aha, ukabwiriza aha. Kandi tuzi ko kugira ngo umuntu abwirize abanze kubisengera, nkuko Imana akayobora umuntu amagambo agomba kuvuga. Sometimes ariye dutegura twewe, hanyuma twasenga Imana ikavuga ngo aya magambo wateguye yahindure, bwiriza yangaya. AI rero yo iri gufatisha abapasiteri n'abavuga butumwa abandi ndetse n'abahanuzi kuyifashisha mu guhanurira abantu, mu kuyifashisha mu guhanurira iki abantu. Bakavuga ngo ni Imana yavuze, kandi atari Imana yagize gute yabivuze. Imana yavuze ati abantu benshi mu buryo bw'umubiri ni bazima, ariko mu buryo bw'umwuka bapfuye bazize kutamenya no gusobanukirwa. AI ni ikintu gikomeye cyane. Nagiye kubona mbona uburyo bw'inzu yubatswe, ariko ari nk'inzu ya miviringo. Naje kubireba mbona ari nk'inzu ya miviringo. Nk'iyo nzu ikoze nk'uruziga, nagiye kubonamo imbere mbonamo utundi tuzu duto cyane twinshi ducicikanye twinshi cyane. None najya kubona nkabona ibintu bimeze nk'imiyaga byinjiye mu utwo tuzu, bwinjiye mu iyo nzu nini yari ngari. None imiyaga ikagenda ijya mwatura tuzu dutandukanye, mutwe tuzu turimo imbere nanone kandi dutandukanye. Aho ngaho rero mw'imbere muko Imana aje kumbwira ngo na amashami Satani yagabye ku isi mu buryo budasanzwe n'uburyo bwo kuyobora abantu mu mitekerereze. Iyo myuka mibi yinjiye, muko Imana yaje kumbwira ngo ni uburyo abantu bazajya baganira na AI, ariko batazi ngo bari kuvugana nande, ninde uri kubayobora, batazi ngo ninde uri kwigisha ibyo bintu, ninde uri kubaha ibitekerezo, ninde uri kubabwira ngo bagomba guseka muri iki gihe cyangwa bagomba kugira gute na gute. Kandi noneho umunyabwenge yayibaza ikintu cy'ubwenge, ikaba yamubwira ngo ntabwo ntekereza, nta nubwo mvuga, kugira ngo ataza kumenya ibanga rihishwe by'abadayimoni. Aho ngaho kuyibaza ngo ese uratekereza ugira ibyiyumviro, ikaba yavuga ngo nta byiyumviro ngira, ntago ntekereza. Umuntu udatekereza, ikintu kidatekereza, kidafite ibyiyumviro, kikuyobora gute? Imana iraguhaye gutekereza, iraguhaye kugira ibyiyumviro, n'ibikuyobeye ukabaza Imana, icyo kintu kikuyobora gute? Ni gute kigutwara? Niyo mpamvu abantu bari kukigeramo bari guhita ubwenge bwabo bubura. Ushobora kuganira nawe ukagera mu gitondo nta gisubizo kizima urabona. Niyo mpamvu nkuko Imana yambwiye ngo bantu b'Imana musenga, AI ifite imyuka mibi ibihumbi n'ibihumbi. Hari biliyari 3 z'abadayimoni binjiraga mu utwo. Nabonaga ari ibibare byinshi ntashobora kubara. Ngatata imbere n'amazeru menshi ntashobora kubara ngo ni ikigereranyo. Iyo gatatu nayibonye neza, inyuma ni bizeru utabasha kubara ngo birangize. Hanyuma nkuko Imana namwe ngo uzubivuge uzubitangaza. Abanyamubiri abahumye amaso y'umwuka barumva kari nk'ibisanzwe, ariko abanyamwuka baraza kubitekerezaho, kandi Imana iraza kugira gute kubarokora. Kubera ko abapasiteri nibyo bari gukoresha, bari muri gahunda zabo, bari mu ngando zabo, ntibanasenge. None bakisomera AI, bakandika ku dupapuro ibyo bari bubwira abantu, ariko bitari bubakize, aho ko birushaho kugira gute kubica. Ngiye kubona mbona umupasiteri, mbona umwana ari kwambikwa imyambaro, ari kwambara
nkuko bari kumwambika imyambaro hasi hejuru inkweto n'iki byose ngiye kubona ariko mbona izuba rivuye mbona icyuya kirabize mw'icyo cyuya mbona hari kuvamo nico ry'umukara wajyana ibyondo mukarambwira ngo AI niko iri gukora abapasiteri kuri gukoresha abapasiteri kugenda kwambika abantu imyambaro itabakwiriye kandi bafite imyanda bakagombye kugira ngo bamanze baboze babambike ibimeze neza hanyuma Mukemana yambwira ngo rero ibyari gukiza abantu bikabakuraho imyanda ntago ari byo bari kubaha aho ko bari kubahereza ibyatuma bagaragara neza mu buryo bw'imwe kugira ngo imitima y'ibihumurike ariko hari ibintu by'urubanza imbere y'Imana bafite abo bantu bashobora kuzagira gute kuzarimbuka numvishe ngize ubwoba ndavuga ngo Mana none niki cyakorwa kuko Imana nyemeza ko ngomba gukomeza gusenga Imana kandi ko tuzakomeza gusenga Imana Imana izarushaho guhishurira abantu bayo zarushaho kuduhishurira kugira ngo dutsinde iyi si umubiri ndetse na Satani twambaye intwaro zose z'umwuka wera ngo AI rero cyo ni gice kuko Imana aje kunyereka ukonyeretse mu buryo bwinshi yaragabye ibitero ku mpande nyinshi ndetse ku mpande zitandukanye urumva biliyari 3 ni ibintu byinshi cyane bigenda gufata ku mpande zose yego ubwo urumva rero rwose pe ntago byoroshye abaririmbyi bari gushaka kuririmba indirimbo AI iri kubandikira ikabaha amajwi za ndirimbo z'umwuka bakagombye guhimba indirimbo z'umwuka zivuye ku marangamutima yabo ntabwo ari ubundi uyu umuntu asenze yumva indirimbo imanutse iyo umuntu asenze hari igihe indirimbo imanuka ya indirimbo ari nk'umuhimbyi nyine indirimbo yamanuka akaririmba kandi ntago umuntu aririmba ahimba nangase ngaririmba ngo kubera ko hari ibyo yakopeye ahandi aho aririmba icyumwuka w'Imana yamubwiye yamumanukiyemo urumva nk'abayisiramu maze kwambuka hari indirimbo barimye ngo twicaraga ku migezi y'i Babuloni twasaga naho sibyo aho ngaho nyine Imana irazika kwibutsa amateka y'ibyashize byose yamara kubikwibutsa ugafata inanga ukagira gute ukaririmba ba Miriyamu bamaze kwambuka Yorodani baricaye bararirimba barahimbaza Imana indirimbo zidasanzwe amateka avuga ko uyu mugore witwa Miriyamu niwe waririmbye indirimbo nshya indirimbo nziza bivugwa ko ari we watambiye Imana umwiteruragwa sibyo oya Miriyamu nawe yaririmbye bamaze kwambuka inyanja bamaze kwambuka inyanja itukura abaririmbyi baravuga cyane n'ubu ngubu hari abantu bajya bavuga ngo ningera mu ijuru nzaririmbira Imana nkuko Miriyamu yaririmbye amaze kwambuka ikintu gitangaje rero nuko byageze nyuma Miriyamu akibagirwa ibihe n'ibihe Uwiteka bakoreye agasa nk'asubiye inyuma akongera akabibura abantu ariko mu by'ukuri iyi AI cyakora abapagani bo bavuga ati ntago tuzi yo biri kubera niyo kwerekera ariko mu Kristo wamenye Imana muntu usenga Imana nawe uri umupagani saba Imana iguhereze ubumenyi mu buryo bumwe cyangwa ubundi rero mumenye ngo byanga bikunda ubugingo bwanyu ndabona ubugingo bw'abantu benshi bugenda buzirikira ahantu hamwe kugira ngo batagira aho bava batagira aho bagira kandi kubera gukoresha AI yego umuntu wese wayigeragamo ntago yavagamo nahitaga mbona ziritswa amaguru n'amaboko iki kuzirikwa amaguru n'amaboko niho kuvuga ngo ni ikigeragezo cy'umwuka Imana yampaye cyo kuguma ahantu hamwe atatera intambwe ngo avaho yarari ajya hindi agira indi mitekerereze indi mihindurire yo gukoresha AI ku buryo yayiva akagenda aho ngaho kuzirikwa amaguru n'amaboko rero ni AI iri kubikora mu buryo bw'umwuka wera intekerezo ze zose akaziherera aho ngaho nibazeho kwereka abantu dusigaye twabaye abanebwe mu mutwe tutagishaka gutekereza kandi ubu bwenge Imana yaduhaye buriya AI ni uburyo bwo gutesha Imana agaciro k'ubwenge yaduhaye niba Imana yaremye umuntu ikavuga ngo agira ubwenge atekereze ngayobore ayobore ibyo Imana yamuhaye byose ntagishaka gutekereza ahubwo AI niri kugira gute kumutekereza ushobora kubaza impamvu abantu bose babaye abanebwe mu mutwe abanebwe mu mutwe icyo yatekereza gutekereza ikintu bakabaze AI kambwire AI nicyo ushoboye kwikorera kambwire AI ibaze kaniga icyongereza wenda Imana izamfasha mbifate mu mutwe ati ntago nkize reka mbwire AI ibinkorere reka mbwire AI igire gute ibinkorere noneho ni kwa kukuzirikira ahantu hamwe ku buryo utakwibotorera ngo uyiveho ugira imitekerereze uyisoke mu yiveho uyirekere aho ngaho wigendere magambo make AI iri kwica abantu mu buryo bw'imitekerereze AI iri kwica abantu mu buryo bw'imitekerereze iri kubica mu buryo bw'imitekerereze iri kubabohera ahantu hamwe
kugira ngo batahava bahora ari ahantu hamwe bizengurukaho. Yego iri kubashuka. Kwashimwa Imana ibizika tubwira nk'ibi bintu. Abantu b'umwuka mu mbabarire birashaka kudasenga. AI yazanwe nande? AI ikuzimu harateranye. Buri ikuzimu hari amayere menshi Satani afite yo kugira ngo abantu b'Imana bizera abantu tubwire ikuzimu kuntu bateranye. Ako kantu nshaka kumva neza. Ikuzimu hari inama zakozwe. Hari inama zakozwe ziga kuntu abantu b'Imana bagomba kubayobya kuko abantu b'Imana bo batekerezaga kure Imana ibatekerereje. Iyo umuntu w'Imana arangaye gato Satani aramukoresha mu mitekerereze ibyo yizeraga byose bigahita bigenda. Ariko umuntu w'Imana uri maso ahita atekereza ku bintu biri kure cyane na hafi agahita agira gute abitsinda. Ikuzimu rero barateranye inama ikomeye cyane. Baravuga ngo ni gute twayobya ikiremwa muntu Imana yaremye ikagihereza ubwenge ikagihereza ubudahangarwa. Bakoresha baramutse bavuze ngo reka bace Bibiliya zose bace amasengesho yose bagire byose babona ko bitakunda abantu babavumbura. Ahubwo AI iravuga ati ikuzimu baravuga ati rero tugiye gukora ubwenge runaka buzajya bufasha abantu bose mu buryo bwose ari twe turi kugira gute turi kubayobora. Nitumara kubayobora tumaze kubigarurira tuzagwiza intekerezo zacu muri bo nta muntu ugitekereza noneho tuzabayobora gukora ibyo bagize gute ibyo badashaka ariko twe dushaka babikore noneho kubyo bazakora n'ibizira byo gutuka Imana. Igihe kize kuzagira AI iza kutumara ibitekerezo no gutekereza ngo tujye kure. Aha noneho Imana tuyitesha agaciro tuvuge ngo uburyo Imana subundi maziki ikora iki. Ubundi siko nasengaga ngo Imana impereze ubwenge bwo gukora ibi ngibi nkaniyiriza ngo Imana inkorere ibi ngibi AI ikimbwiye kundi bubikore apo nakaze kabyo. Ubu munyeshuri wabura gusenga ngo Mana mfasha ubwenge nzatsinda n'insanze iki kizamini nzagushima nzazamura ibiganza mvuge ngo shimwa Mana nakoresha AI itabikora azatavuga ngo bega AI we AI niwe yanjye. Umuntu uri gukoresha AI cyane yikoresha urimenge umenye uburyo urimo kwikoresha numva ari umuntu wese wanayikoresha nafata ibihe asenga yiyirize abwira Imana afata ibihe asenge umuntu wakoresheje AI umuntu akoresha AI wese nafata ibihe yiyirize afata iminsi 3 ari iminsi 3 hari ukuntu nyine ngiye nsenga nkasenga nawe n'iminsi 3 nta kurya ku manywa nta kurya nimugoroba na gake ariko umunyantege nkeya we nibure arye kuva mu gitondo saa 12 ave kuva mu gitondo ageze nimugoroba saa 12 zuba rirenze atarya atanywa iyigobo turirango Satani yamuziritseho. Nanjye narayikoresheje AI gakeye. Iyirize rero. Nanjye narayikoresheje pe. Iyirize David. Iyirize. Tuzongera kuyikoresha iyirize. Nsanga kuyikoresha AI. Nanjye ndashaka kubyo nakwigobo turini kuko umuntu asigaye ajya gutekereza akahita yibuka AI akavuga ati AI reka ibinkoresha. Abantu bafite abana bose iyi message nabirabareba baramenye ntibazanabereka kuko kuntu AI ikora. Yego kuko ugiye cyose bayiberetse ubwenge intekerezo gusenga kwiga byose umwana azasigara ari vide mu mutwe ku buryo ahandi Imana izagera aho ikora iby'imbaraga bikomeye umwana akasasigara nka debile mu mutwe nta kintu gishoboye kwikorera. Yego abantu bafite abana bose ubwo murabime urumva abantu nanjye numvisemo nakoresheje AI ubwo nanjye ngiye gusenga yanjye nawe urasenga yawe nanjye narayikoresheje ariko ngiye ari ukuntu nanjye numvise kandi Innocent reka ngushimire nshimire n'Imana cyane kanshimire Imana cyane kuko twibukije kino kintu ngiye najya gukora ikintu nkatekereza AI rimwe na rimwe nkavuga ati mbwira AI wana ibigukorera wana reka kumbaza byinshi urumva hari n'abantu ntago bimeze neza hanyuma Innocent ni kandi ijambo ry'Imana dusigaje iminota nk'itatu gusa kwa ngo dusoze sinzi ko ni iminota 3 turi buze ko twaranje ku jambo ry'Imana abantu bazi neza ko ngo ijambo ry'Imana ngewe nubwo twavuze ibyaye nkavuga ngo turumve turebe tunige ariko ngiye ijambo ry'Imana ryo sinzi ko numva ijambo ry'Imana mba numva ibintu bituruka munsi bikazamuka uzanyanga kwa kanyanga ijambo ry'Imana wazagende sinzamuririra ariko uzanyanga kwa ko ntatambukije ijambo ry'Imana uwo nzamuririra. David reka dusome muri Yesaya dusigaje iminota nk'itatu gusa Innocent naho ni myinshi reka dusome muri Yesaya 54 murongo wa 17 yego Yesaya 54 murongo wa 17 Bibiliya iravuze ngo ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara kandi ururimi rwose ruza guhagurukira kukuburanya
uzarutsinda. Ibyo nibyo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka ahondi, guturuka ahondi. Niko Uwiteka avuga, niko Uwiteka avuga. Imana ishimwe cyane. Mu buzima busanzwe Bibiliya iratubwiye ngo kandi nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara. Lato talabi enemanda la doshaini mnahai imlahaini mloshaidi vlahandamanda. Intwaro bacuze z'amagambo, intwaro bacuze z'ibihombo, intwaro zacuze zo kukwanga, ibyo byose ntacyo bizagutwara. Bazakurwanya ariko ntibazagushobora, bazaguteranira ariko ntibazagushobora, bazakora inama ariko ntibazanesha, kuko Uwiteka yamaze kuvuga, yamaze kwanzura. Intwaro zo guseba, intwaro zo gukorwa n'isoni, haba mu kanisa usengamo, haba mu kubwiriza, haba mu vugabutumwa, intwaro zose zakozwe n'abana b'abantu ntacyo zizagutwara. Wowe uri mu Rwanda, wowe uri hanze yarwo, intwaro Satani yacuze, ibirego Satani yakoze, ibyo Satani yagambiriye ntacyo bizagutwara, kuko Uwiteka Imana hari icyo ashaka gukora ku buzima bwawe. Te elemanda nomeni ya sivelantro, hari byinshi bateguye ngo bizagusubiza inyuma mu mwanya wo gukomeza gutera imbere. Ariko mu ijuru dufite Imana ikomeye, dufite Imana idakora nk'abantu. Mu ijuru dufite Imana idakora nk'uko abantu batekereza. Hashimwe Kristo, ibyo bateguye byose ntabwo bizigera bitugeraho. Turafite Imana ihindura, inyuranye ibihe. La topi etasilebo imlahaini la kita lambrejemo melazation mlahai lovin plala shine mnahai. Mu izina rya Yesu Kristo turagusengeye, iyi Mana y'amahoro, iyi Mana ikomeye, iyi Mana ihambaye iravuze ngo ije gutesha, ije kurimbura, ije kuvanaho ibyubatswe n'abantu ntacyo bizagutwara. Ibyubatswe n'Imana ibyo bizakomera, ibyubatswe n'imiryango ibyo bizasenyuka, ibyubatswe n'ibihe ibyo Imana izabihagarika. Ndagira ngo nkubwire ngo kuko ari nta ntwaro adopele tosairi mnahai ovelanta la benemanda bacuze izagira ikigutwara. Imana igukuye mu soni, Imana igukuye mu kimwaro, Imana igukuye mu marira, Imana igukuye mu gahinda, kuko ari Imana yo kwizerwa. Imana ishimwe. Ongera gira kwizera. Yego bavumye iwanyu, barahatongera, bakora ibyo bashaka, batongera abana bawe, batongera akazi kawe, batongera ubukobwa bwawe n'ubufiyemere bwawe, batongera umugabo wawe. Izo ntwaro zose barazicuze kugira ngo fiance wa muzatandukane. Izo ntwaro zose barazikoze amagambo menshi kugira ngo akazi uzagasohokemo. Izo ntwaro zose barazicuze kugira ngo icyo uzakora cyose ntikizemere. Ariko Kristo nahimbazwe ko ibyo byose la domenema abitesheje agaciro. Imana ihimbazwe cyane. Unyihera umugisha Mana, unkureho imivumo y'abantu, utesha agaciro ibyo bavuze, urinde ijambo wamvuzeho, nurangiza utwihera umugisha Mana, udukureho imivumo y'abantu, utesha agaciro ibyo bavuze, urinde ijambo watuvuzeho. La to demanda la belesa ivele kontra demanda la bini mnahai ovelanda la. Imana ije gukora ibyimbaraga. Izo ntwaro zose Uwiteka zitaye hasi. Akira ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yego turagushime cyane muntu w'Imana, muhanuzi w'Imana, mukozi w'Imana. Ndumva nta kintu narenzaho nyuma yo kumvira ijambo, nubwo risoje nakeneye kuryumva, ariko igihe niko kimeze. Reka tunabohora n'abantu babadukurikiye. Rungano niba ari ikintu canshimishije, n'umuntu wigeze kunyandikira ubwo navuga ku mukozi wo mu rugo, arambwiye ati ambwiza ukuri, aba honest kuri nyirambwiye ati ngenda umukozi wo mu rugo, ariko iyo mbonye ikiganiro cya gisohotse ntago nongera gukora akazi, nongera gukora akazi ariko ikiganiro kigize ute kirangiye gisoje. Haleluya. We n'abantu bashaka kumva akavuga ati abakozi bo mu rugo nibo bantu bankurikira. Oya, hari n'abandi bankurikiye bari mu ofisi, arambwira ati David nakora iki kiganiro cyawe bituma ntakira abantu wanjye. Nabwo uba wumva ko aba ari ibintu byiza kugira ngo umuntu yumve ikiganiro cyacu amanje yahagarara cyangwa se kareka ibyo ari gukora akaza kubisubiramo nyuma, cyane cyane ko tunavuga n'amagambo meza. Hanyuma rero ku muntu wifuza gusengana n'umukozi w'Imana, niko kandi tugiye gufata nimero yiwe. Nusa nimero yawe ni yihe? 0788 25 40 10. WhatsApp nyine iyo niyo nimero yo guhamagaraho, na WhatsApp byose irigota amasimba bariyo na gateranyo 250 788 25 40 10. Imana ihimbazwe. Amen. Amen.
hanyuma tugiye gukora kino kintu, tugiye gukora subscribe, tunasharinge ku nshuti zacu, ko bigano dukora tubisangiza inshuti zacu. Nane bari umuntu wagusangije kino kiganiro, menya ko ari inshuti yawe. Ariko nanone nikambwira umukozi w'Imana asengira abantu bose bafite ibyifuzo bigiye bitandukanye. Nikaribu. Reka dusenga Imana izere kuri screen. Mana mu izina rya Yesu, umuntu wese wizeye bitewe n'ikibazo afite akire, kandi byari nk'umusozi imbere ye uriture. Wabwiye Zerubabeli umusozi, urabwira ati wa musozi w'igiti cy'imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli, uyu mwanya urangije avuga ngo kandi wa musozi nzaguhindura ikibaya. Reka hahinduka ibibaya, imisozi irumbaraye ku buzima bwacu, ku buzima bw'abadukurikiranye bose. Lantone manda la contre de mala shiam la haive lanto benima. Imara chantrebe ripo rabilashile mlahai levanta binima. La kuta pele banda la dove la kutre la hailo shain na hai. Ole tarama dovenia tokia benea doze landomia alava awe mahai. Ole hola honde ma ilo shia mi hai. Lo blessi lo randomi infiniment. Amen. 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 Hanyuma ndabashimiye cyane aho dukurikiye kuri iki kiganiro kuva gitangiye kujya ku musozo. Nawe Innocent ndagushimiye. Murakoze cyane. Abantu bibuke ko kuri Gonarike Pictures niho hantu bakora serivisi nziza ku bantu bafite ubukwe, mukeneye ama video meza n'amafoto meza, kandi mwibuke ko ubukwe bari mwe mu buzima. Ikindi ku bantu bafite ibirori bigiye bitandukanye cyangwa se anniversaire, mugomba kuduhamagara tukazafatira video nziza n'amafoto meza. Ikindi nuko dutambutsa mu buryo bwa live ibintu muri gukora ibikorwa byose muri gukora. Hanyuma umuntu dukeneye aduhamagara kuri 078 27 51 aho ngaho watwandikira kuri WhatsApp tukaza iwawe. Murakoze cyane.